kumva icyo gihe cyawe kiri kukongera amahirwe yo kubaho kuko ntusaza ntutekereza cyane nkuko nanjye bapfa nezerewe turi uravuga ntashaka no guseka. Nirihe banga wakoresheje kugira ngo ugeze kino gihe uri top? Murakoze. Ibanga nakoresheje no gukunda akazi, gukunda umurimo no kugira ibintu nk'ibyanjye. Ubwo rero urwo rugendo rwarangoye, ariko kubera ko nari mfite icyo nshaka, ngo ufite icyo ashaka ntatora icyo onye. Ni ukuvuga rero ngewe ntabwo ibyo byabaga bindora, naravuga ngo ikizima nuko icyo nkurikiye nkizi kandi nzakigeraho. Mbese umuntu ntago yishimira icyiza kuri mugenzi we. Urukundo rwarakonje, noneho tubura ubumuntu, hahandi wumva ko utagira umuvandimwe. Abantu benshi bafite inshuti ariko bazifite mu buryo bwo hirya kure. Imana yabura Nangoko rero twongeye kubasura no kwifuriza ibihe byiza muri hose hirya no hino mu isi, by'umwihariko mu gihugu cyacu nyine cy'u Rwanda. Turi kuri Mark Justin TV Family Official. Mukomeze nyine muduhange amaso kandi munakande subscribe. Turi kumwe n'umutumirwa umeze neza. Yego genda mvuga mu izina rye, ariko ndareka yivuge n'umuntu mukuru. Nta mwana uvuga umuntu mukuru mutazakora ibara, ahubwo umuntu mukuru arivuga. Nabwiye ko nitwa Gadi. Murakoze. Yego ndakwakiriye. Murakoze cyane. Nanjye amazina nitwa Habeza Leokadi, nkaba ndi umumama w'abana 4, nkaba nitwa Nyiragitariro muri Papa Sava cyangwa se Esther muri Seburikoko, ndi umugore wa Rulindo. Uri umugore wa Rulindo. Rulindo ndagusuhuje cyane. Nanjye ndamusuhuje. Nyiragitariro, bantu mutazi Nyiragitariro cyangwa se nibwo mumubonye cyangwa se nibwo muhora mumubona buri munsi kundi. Uyu munsi nyine twatembereye, twamusuye, twagiye aho abari mu kazi ke ka buri munsi. Anteka ko atari amafilimi gusa akora, kuko aba afite n'ibindi bintu akora, nibyo twamusanzemo. Hanyuma rero niko bateka tuganire tumenye ubuzima bwe bumeze gute. Yego turi kuri Mark Justin Family. Hanyuma hari ikibazo tumaze iminsi twibaza nk'abanyamakuru. Mu gukina kwa filimi wabitangiye gute, wabitangiye ryari? Murakoze. Njyewe filime nayitangiye 2015 kuko ndumva narageze 2015. Yego. Hanyuma nuzayo urumva ndi umuntu wisanze ndi muri filime, ariko naratangiriye muri teatire cyangwa mu makinamico atandukanye. Kinamico yo nayitangiye 2006 mu Runana. Hanyuma muri filime ho ngeramo 2015. Imyaka myinshi kugera 2025 ukiri muri iyi mihanda duhoramo umunsi ku wundi. Nirihe banga wakoresheje kugira ngo ugeze kino gihe uri top? Murakoze. Ibanga nakoresheje no gukunda akazi, gukunda umurimo no kugira ibintu nk'ibyanjye. Yego. Ati ngiye nakoresheje ibanga ryo gukunda akazi no gukunda umurimo, ndetse ibintu nkaba nabigira nk'ibyanjye. Mu by'ukuri umuntu akurebye abona ko uri umuntu mukuru, none uri umuntu mukuru cyane, watangiye uri inkumi, reka bivuge gutyo. Wagiye mumaze kubaka urugo cyangwa? Nagiyemo ndi umumama. Wagiye muri umumama? Yego. Kugira ngo byinjiremo ufite umugabo yabyakiriye gute? Ariko nyine byari urugendo rugoye kandi ruhanije. Icyambere ko njyewe naturukaga mu cyaro cyangwa se tubyita ubu ngubu mu ntara, ukikora ngo uje i Kigali, wumvaga nyine ko ugiye kwigira indaya, ugiye kunanirwa inshingano zo kurera, ahubwo ugiye kwigira indaya. Ntabwo bafataga ko ibi ngibi ari byo ngiyemo. Ubwo rero urwo rugendo rwarangoye, ariko kubera ko nari mfite icyo nshaka, ngo ufite icyo ashaka ntatora icyo onye. Ni ukuvuga rero ngewe ntabwo ibyo byabaga bindora, naravuga ngo ikizima nuko icyo nkurikiye nkizi kandi nzakigera. Mu rugendo ubundi icyo ngewe mbona mu myaka dufite, izi social media ntabwo ubundi ari ngombwa kuyereka ibibazo byawe byose. Niyo mpamvu igisubizo mbajije ntari bukigusubize. Hari ibanga
ry'umuntu ku giti cye. Yego reka tuze muri filime turimo noneho muri imihanda kuri isi ya none uritegereza ibiri kubera ku mashusho media twibande ku by'iwacu tureke ibyo hanze iby'iwacu uburyo biri gukorwamo uri kubireba uyu munsi byakunze uyu munsi byagenze neza ejo byanze n'iki kiri kubitera intambara zikakomeza kuba nyinshi biri guterwa n'iki nyine biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye twataye ubumuntu duta umuco mbese umuntu ntago yishimira icyiza kuri mugenzi we urukundo rwarakonje noneho tubura ubumuntu hahandi wumva ko utagira umuvandimwe abantu benshi bafite inshuti ariko bazifite mu buryo bwo hirya kure uwari umuvandimwe wawe wakabaye wa hafi ukabona ntawe ukigira rero impamvu ibi bintu byabaye zagarazagara cyangwa se byabaye bibi nuko ubumuntu twabutakaje tugata umuco nyine tubura byose. Yego ni ikibazo gikomeye cyane umuntu twarabutakaje tubura inshuti ndetse tubura byose turacyari kuri Maka Justin TV family dukurikiranye muri kano kanya nakubwira ngo gerageza ukande subscribe udushyigikire tube abanyamuryango benshi twaguke tugire kure hirya na hino kugira ngo birusheho kuba byagenda neza cyane kandi ujye ubibona mbere y'abandi kurusha ibindi byose. Ibi turimo nkeka ko twabigereranya no kuba urabona football abakinnyi b'umupira w'amaguru hanyuma ukabona n'ibindi bitatu gukora byose n'ibyishimo ushaka ibyishimo ushaka ibintu byahuza umuntu ho gatoya kugira ngo ubuzima bwisunike sibyo ni nko kuruhura umubiri reka mbivuge gutyo turabihuza yaba football yaba nibi ngibi uwo bibona gute noneho kugira ngo tumenye uko tubitandukanya ibi bintu ikiza cyabyo nkuko wabivuze yaba football mbese ni nabyita bishatse kumera kimwe yego ariko ikibazo nuko bari ariko birebye bimeze kimwe kuko biba bifite nyirabyo ubihagarariye nabari abantu bakamufasha muri icyo gikorwa ni nkuko twese tumeze uko ariko ngiye naringize ngo ugiye kubimbaza mu buryo bwo kuvuga ngo ibi bintu kubijyamo icya mbere ni byiza icya kabiri bituma ubuzima bwawe bukora buramba kuko ibi bintu kuva mbigiyemo byanyongereye imyaka yo kubaho umuntu uririya ari mu bwigunge bukomeye uheranwa n'agahinda uheranwa n'imirimo ariko ngewe yo nigiriye muri ibi mpura n'abantu n'ingeri zitandukanye yaba abana tukishimana nabo nyine ukumva icyo gihe cyawe kiri kukongerera amahirwe yo kubaho kuko ntusaza ntutekereza cyane nkuko nanjye bapfa nezerewe turi uravuga ntashaka no guseka nyine biguha amahirwe yo kubaho tu ukumva uratekereza bike ukiyubaka ukamenya mbese imbere hawe urahateganiriza iki ariko abari inyuma mu cyaro baragowe n'utari mu cyaro atari muri ibi bintu yisanga yashaje kubera ntafata igihe cyo kwishima. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo guseka ngo byongera iminsi yo kubaho kandi ibyo dukora nabyo no gushaka ibyishimo kugira ngo tumwenyure sibyo duhanze amaso tumwenyure twishime kugira ngo ya minsi ikomeze yicume. None ikibazo kirimo muri social media yacu hari kuzamwe intambara ese kwa kumwenyura kwakurama ko abantu twiboneraga bya byishimo twashakaga ubwo biragenda gutse nyine intambara ni bwa busambo bwateye umuntu ntashaka iterambere rya mugenzi we umuntu arakugirira ishyari arabona utangiye aka kantu akumva wenda niba yari akarimo uko ari ugomba kukabamo wenyine ariko nibamenye ngo dusaranganye umuntu aho ageze ni heza mugenzi wawe nawe nahagere aharenge nawe ukomeze undavuke ko ngewe ikintu njya ntashimishwa nacyo ni ukumva ko turi gusaza noneho nk'abana bakatubwira bati mbese aka kantu umuntu yakajya amate kugira ngo natwe tuzageraho mwageze ukumva ntushaka kumucira inzira cyangwa se kumuyobora aho yanyura bibaye ngombwa cyangwa hari aho wanamufasha ngo umufashe nawe atambuke kuko ejo n'ejo bundi ninsaza tuzatakaza abakinnyi b'abahanga nyamara ninzaba naratoje wa muntu uri inyuma yanjye ansimbure akomeze ejo nawe azasimburwe n'abandi. Kudakundana rero kugirana ishyari nibyo biri gutuma social media igenda ihindana yangirika ngo turi imboni cyangwa se turi ijisho ry'abaduhanze amaso ibyo dukora bari kutwigiraho akantu kose uzakora keza ngo imico yawe ni myiza ngo niyo izaguherekeza ibikorwa byawe byari byo byose nukora nabi uzaherekezwa n'ibibi kandi uzabusize wangije imbaga nyinshi kuko bazagendera kuri bya bibi wakoze sibyo bisaba ko tugira ukundi kuntu twitwara yego uratanga iyihe nama kuri iyo ngingo. Inama ngewe natanga mbese
mu buryo bwa social media nk'uko wari ubimbajije, mu buryo bw'abakinnyi bagenzi banjye, ni uko tugomba kubitara tukamurikira abatubona kugira ngo ejo n'ejo bundi nibadusimbura nabo bazabashe kwitwara neza, tutabaye babandi nyamwigendaho ngo ari twebwe dutangira gucikanamo ibice, kurwana no guhangana. Tugomba rero kuba imboni za bagenzi bacu, tukabitara hano imurikira abantu, yaba abanyarwanda yaba abanyamahanga, twese tukumva ko tugomba gusenyera umugozi umwe. Yego, nabikunze cyane. Uri umuntu mwiza, hari ukuntu wambaye umuco rwose wa kinyarwanda wa kera, byabaga ari byiza. Nkunda kubona ubyambaye n'ubundi muri Papa Sava. Ndakubonye ndavuga ati Papa Sava rero kagira Imana mwe. Uze kumusuhuriza. Rero reka ngushimire kandi wakoze kuduhereza ikiganiro. Nanjye ndabashimiye. N'ubutaha tuzakubona kuko ibyo twakabaje ni byinshi ariko umwanya igihe ni gitoya. Ubutaha tuzongera tumugarure tugira ibindi bintu twamubaza runaka. Nanjye ndabashimiye, kwanza ko nababwiye namye mvuga ngo uru rugendo rwa sinema nungutse umuryango, nungutse abantu benshi baruta umuryango mvukamo. Nanjye rero nabakunze kandi nishimiye kumenyana namwe kabisa. Imana ibatera inkunga kandi bakomereze. Tuzasubira kubaza gatoya, nk'umuntu ukuze ku gipimo uriho, ese birakwiye ko yaza akabijyamo bikaba byamugirira umusaruro? Cyane rwose, niyo mpamvu ushishikariza abamama bari mu myaka yanjye n'abarenze iyo. Dukeneye abakecuru b'imvi, dukeneye abakecuru bafite impano. Ubuse nisanga ndi njyenyine, ndashaka rero bariya abantu ngo natwe dukora agashya tubemeze. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu n'ubundi inyenyeri y'ukuri ni iyihe? Nicyo kiganiro niko kivuga. Tuzasubira ubutaha na Rigadi Official, mukandi subscribe. Reka ngushimire. Namwe ndabashimiye. Bye bye.